dore da aramanutse aramukase amusubije inyuma icenga we dore ngo riraryana we Mubuga aramanutse imbere y'izamu uyu munsi itariki 18 ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi 2022 ku kibuga mpuzamahanga giherereye mu karere ka Rulindo Umurenge wa Kisaro Aakagali ka Mubuga habereye umupira wahuje ikipe y'Aakagali ka Gitatsa n'ikipe y'Aakagali ka Mubuga. Nk'uko mubibona aya ni amwe mu mavideo agaragaza ibyishimo by'abafana b'ikipe ya Mubuga bafite, aho bari bitije imihanda yose y'Aakagali ka Mubuga bishimira intsinzi yabo, aho bari bamaze kwihanangiriza ikipe ya Gitatsa ikayitsinda ibitego 2-0. Twaje kwegera umwe mu bafana witwa Hakizimana Diaro, umva ibyo yadutangarije. Yebahita Fashimana Jakurode Aakagali Diaro. Ndabona mufite ibyishimo byinshi, mutsinze iyihe kipe? Mutsinze ikipe ya Gitatsa. None mufite ibyishimo bingana iki ku ijana? Ufite ibyishimo 100%, ikipe yose izaza tugomba kuvuga. Ubu se hari ibihembo mwabashije guhabwa n'Aakagali? Kuko aya marushanwa yateguwe ku rwego rw'akarere, biteganijwe ko iyi kipe yatsinze izahura ku rwego rw'umurenge, batsinda bakazakomereza ku rwego rw'akarere. Ibyo ngo barabyiteguye, gusa ngo hari icyo bifuza. Urubyiruko rwa Mubuga murumva mwasaba ubuhe bufasha kugira ngo mukomeze kuzamuka mu ikipe yanyu? Turumva bagerageza uko badufasha, wenda abadafite inkweto n'utujezi wenda bakagira icyo babagenera, bakabahereza udukweto two kujya bakinisha. Aha, Aakagali Diaro, ufite ibyishimo 100%, ikipe yose izaza tugomba kuvuga. Tuzakomeza kubagezaho amakuru y'ikipe mu minsi iri imbere. Nje nitwiringiye Mungu Gaspar kuri Twiga Free TV.